Miss Muheto yasabiwe gufunga umwaka umwe n'amezi 8. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro gufunga Miss Muheto Nshuti Devin umwaka umwe n'amezi 8 kubera ibyaha ashinjwa birimo gutwara ibinyabiziga yanyoye, kugonga ibikorwa remezo, gutwara nta ruhushya, byongeye yamara kubikora gahunga. Iyi ni Sekani News, nge Birikajya Bwanga. Ibi ubushinjacyaha bwabisabye mu gitondo cyo kuri wa 4 tariki 31 Ukwakirwa 2024 ubwo Miss Muheto Nshuti Devin yitabaga urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ngaburane kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Ubushinjacyaha bwavuze ko uyu mukobwa yanywereye mu kabari kitwa Atelier de Vin bigeze saa 6 z'ijoro afata imodoka yarataha. Bwavuze kandi ko kubera umenye bucyo afite mu gutwara byongeye kuba yari yanyweye ibisindisha ku rwego rwo hejuru, yagonze ipoto y'amashanyarazi ndetse n'umukindo. Nyuma kugonga yaje guhunga, abaturage baramuhururiza, ariko nyuma za kugaruka aje kureba telefone ze yarasize mu modoka, nibwo yahasanze polisi ayibwira ko atari wari utwaye ikinyabiziga. Ubushinjacyaha bwabwira urukiko ko Miss Nshuti Muheto Devin atari ubwa mbere akoze ibi bikorwa, kuko ngo na tariki 23 Nzeri 2024 yari yagiriwe inama ndetse anasaba imbabazi. Nshuti Muheto Devin ngo arapimwe bigaragara ko umubiri we harimo alcohol cyangwa se ibisindisha ku kigero cya 4, kandi umuntu usanzwe udafite ikibazo cyangwa utanguye ibisindisha bafite 0.8. Bwasabye urukiko kumuhamya ibyaha bitatu akurikiranyweho, bicyagahanishwa gufunga umwaka umwe n'amezi 8 ndetse n'ihazabu y'ibihumbi 220 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu magambo ya Miss Muheto agira ati: nemera gutwara nasinze, gutwara nta ruhushya no kugonga, ariko sinemera guhunga. Yavuze ko nyuma yo kugonga yagiye ku ruhande kuko yarabonye abantu benshi batangiye kumuhururira, ariko atigeze ahunga. Nanone kandi avuga ko yagomeje gutegereza polisi. Umunyamategeko we yavuze ko uyu mukobwa yemera ibyaha akanabisabira imbabazi. Uyu munyamategeko yongeraho kandi ko kuva mu ibazwa rye atigeze arusha inzego z'ubutabera. Yavuze ko yari afite uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga, bityo ko amategeko y'umuhanda yari ayazi, ariko ko yakoze ikosa ryo gutwara adafite uruhushya rwa burundu. Yagaragarije urukiko ipoto Miss Muheto yagonze igihagaze ndetse n'umukindo ugihari, bityo ko atigeze ahunga. Umwanzuro w'urukiko uzasomwa ku wa 3 tariki ya 6 Ugushyingo 2024 saa 9 z'amanywa. Iyi ni Sekani News, naho nge Birikajya Bwanga.